ndagusuje wowe dusangiye amukono kwihangana biri muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, Imana ikwambike imbaraga. Uhawe ikaze na karibu kuri iyi shene yacu, kuri wowe wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha kandi Imana ibane nawe. Reka nguhe ubutumwa bwawe nahawe, kandi ni ubutumwa ukwiriye kumva kandi ukwiriye kwitaho. Kenshi turi kuvuga ko igihe kigoye kandi kinanije benshi, ariko akenshi bamwe ntabwo babyumva kubera ko amatwi yabo Bibiliya avuga ngo azaba barya. Kandi igihe dusohoyemo ni igihe cy'intege nke z'abantu, ariko ni igihe cy'imbaraga z'Imana zo kugira ngo zibane n'abayo. Nkunda kubabwira kenshi ngo Bibiliya ivuga ko Kristo abazi kandi yabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso ye. Tugeze mu gihe umubyeyi adatinya kwica umwana we, kandi tugeze mu gihe umwana adatinya kwica umubyeyi. Abashakanye baratemana, baricana, baratandukana ku bwinshi, ariko akenshi ntabwo abantu bazi umwuka ubyihishe inyuma. Ni umwuka wa Sekibi, ni umwuka wa Satani. Nta wundi uri gukora ibibi biteye ubwoba bikomeye atari umwanzi Satani. Wowe rero wabanye n'Imana, gumana n'Imana. Imana yarambwiye ngo ikeneye ubugingo bw'umuntu ku giti cye, ikeneye ubugingo bwawe ku giti cyawe. Ikeneye wowe nayo. Cyo ni icya mbere, iyo ni message ya mbere. Iragukeneye wowe nayo. Nta wundi muntu musangiye ubugingo, nta wundi muntu ushobora kuba kuzashya mu cyimbo cyawe. Nta n'undi muntu ushobora kuzagubwa nabi mu cyimbo cyawe. Nta n'uzanezerwa mu cyimbo cyawe, ahubwo wowe umunezero w'ubugingo Imana yaguteguriye ugomba kumenya ko ni wowe uzawenjoyinga. Bityo rero ukwiriye gukora ibyiza hakiri kare, hakiri ku manywa. Ukwiriye kumvira ijwi ry'Imana. Igihe cyo gushaka Imana ni iki ngiki, nicyo gihe cyo gushaka mu maso y'Imana. Hanyuma message ya kabiri, mperutse kubabwira ko mukwiriye gusenga mwishinganisha. Mukuri hari ababyumvise, hari n'abandi babyumva bakagira ngo biroroshye. Twe ntabwo turi guhanura bya cyane. Nababwiye ko ari igihe cyo guca amarenga. Ayo marenga rero ni igihe cyo kumvira mu isi y'umwuka. Ntacyo bitwaye, ushobora kutwumva cyangwa ntutwumve, ariko ntibikuyeho ko ingaruka mbi zo kutumvira zishobora kukugeraho. Yesu akugirire neza. Yesu akwambika imbaraga muri iki gihe gikomeye kandi kigoramye, gipfapfaniye benshi. Umwuka w'Imana abane nawe. Mukuri turi abantu, turakosa, kandi nyine Bibiliya iravuga ngo ishime wajuruwe, naho wasiwe urire uboroge kuko ugushije ishyano. Kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Rero bene data, tugerageze kweza no kwera imbuto zikwiriye abantu bavuga ko bamenye Kristo. Uri muri Australia, uri Canada, uri Belgique, uri mu Burusiya, uri mu bihugu by'Abarabu, Oman ndetse na Dubai. Ndagira ngo wige kwita ku iherezo ryawe.
guhitamo uyu murongo ngo tuba ariwo dufokasingaho si uko tudafite ibirushya amakuba impande zombi. Paul aherutse kwandika aravuga ngo turicwa umunsi ukira, ngo ariko dukubitwa hasi ariko ngo ntiduhungabana. Aherutse kwirata imibabaro ye, ayirata inkoni yakubiswe n'abayuda, yirata ukuntu yari ari mu mazi mu nyanja satani akamutegeramo akamuteza umuraba w'ishuheri, umuyaga ugakubita ubwato bugashwanyagurika, ariko Kristo akamurokora. Reka mubwire, abari kumwe nawe bazarokoka urupfu rukomeye rw'iteka ryose. Imana iguhe umugisha kuko utwumva. Message ya gatatu, muri kino gihe ukwiriye gusoma ijambo ry'Imana kuko umwuka yamishuriye ko ijambo satani yari tubibuyemo aridukuramo kugira ngo dusige turi bikatsi. Nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, nshuti y'umwami Yesu, dukwiriye kubwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana kugira ngo dutebutse impanda ya Kristo, abera dutahe. Isi turimo yuzuye igomwa. Soma ijambo ry'Imana umenye aho unyura, umenye ibyo ukora n'ibyo udakora. Donc egera Yesu Kristo. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Aravuga ngo najyaga nyashaka sinyabone, ngo none ni Yesu mpaza wenyine. Aravuga ngo nta rindi zina nemera. Haleluya. Hanyuma abafite ubutunzi mu isi ntibubahagije, abanyacyubahiro ku isi ntibibahagije, abanyabwenge ku isi ubwenge ntibubahagije. Umuntu uhagijwe wenyine ni uwemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kandi akabana nawe. Imana iguhe umugisha, umwuka wera abana nawe, imbaraga y'Imana ikugenderere kandi ikurwanire. Muri uyu mugoroba numvaga icyo Imana ishize ku mutima wanjye, ukwiriye kucyumva kandi ikakubera impamba y'urugendo, kandi tugiye kwinjira mu gihe ijambo ry'Imana ribaye ingumi. Ngira ngo murabibona amareta y'isi ari gutangaza ko no kubwiriza cyangwa se no kuvugira kuri iyi mirongo y'amashene y'ikoranabuhanga bamwe batabishaka cyangwa se banabishaka ariko bashaka kubikiramo amaburo afunze. Ku isi ntabwo ab'isi bo bazi icyo barwanya, ariko twe nk'abanyamwuka turabona ko ubutumwa buri gufungirwa amayira, kuko niba hariho ukora ikibi akwiriye kukiryozwa, niba hariho ubuze ubwenge natwe tukabuhugura, ariko ntibigenderemo na rubanda nyamwinshi. Kuko je nimpagarika kuvuga ibi, satani ntahagaritse gutwara abantu no kubicisha amahembe. Je wenda namenye uko ndwana mu isi y'umwuka, ariko si utazi uko arwana mu isi y'umwuka, utazi gukora y'ibiri, ese utazi gukora y'itatu wahembukiraga hano, biragenda bite? Inshuti yanjye, ni ukuba maso, kuko igihe dusohoyemo ni igihe gikomeye
ni igihe gikakaye, wenda burimo buranira, reka ndekeraho. Ariko icyo nshaka kukubwira, ba maso, gumana na Yesu, iga gusenga, iga kwiyiriza ubusa, iga kwinginga, kuko ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo kwegera Kristo, ni igihe cyo kwegera Imana, ni igihe cyo kubana na Kristo. Umwami akugirire neza, umwami akwambike imbaraga, umwami agushoboze, umwami akurwanirire, umwami agutsindishirize. Umwami Yesu, mu bihe nk'ibi dukeneye umwungeri nkawe, utayobya intama, utazita ku nzira. Dukeneye ubuntu buturuka ahera, dukeneye imbaraga z'umusaraba ngo zibane na buri muntu wese. Turimura buri kintu cyose gihagurukiye kurwanya ubwami bw'Imana. Utegeke kandi ubashishe buri muntu wese kunesha isi n'umubiri na Satani. Urakoze kunyumvise, mu izina ryawe rikomeye, amen. Shalom. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha.